bugufi dusenge. Turagushimiye mwa Imana ugira neza karimano kiranuka kuko uri mwiza, urukundo rwawe n'imbabazi tugirira bitegera akagero nibyo bituma mwami tudashiraho, natwe bikatuma tuvuga ngo uruwera ibihe byose. Mwami warinze ne data warinze baki bacu, none ubashoboje kugera imbere muri iyi nzu yitiriwe kwambarizamo izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waba yaje adakwiriye munsi y'amaraso wongere tubabarire, twezeshe ezobu turera turusha urubura, kandi mwami abakoze mu biko bwabo bagatanga amaturo kubw'imirimo myiza n'ibitangaza bakoreye, amaturo uyakire mwami, kandi n'ababikoze ohereze umugisha, n'abatabashiye kubikora ku mpamvu tubaturutseho ohereze umugambi no gushaka, kandi bashobore gukora umurimo wawe. Tugiye mu gice cyiza cyo kumva amagambo yawe, kuno mwami wiyoborere mwuka wera abari natwe, ugaragura akoresha ni igikoresho, umukoreshe akore mikoro nawe wivugire ijambo rikiza imitima yacu rituruke iwawe. Mwami ibidukwiriye urabizi, ngwino uganze wigaragaze muri gahunda zose kuko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turasoma. Mwishime iteka musenge ubutitsa. Amen. Amen. Amasengesho y'abera nagera imbere Imana, Imana nayo ubwayo ikayasubiza. Amasengesho y'abera nagera imbere Imana, Imana nayo ubwayo ikayasubiza. Amasengesho y'abera nagera imbere Imana, Imana nayo ubwayo ikayasubiza. Amasengesho y'abera nagera imbere Imana, mwene data gakuru ayoboye isengesho kubwiriza. Wera Mana yacu itarikomeye, tumushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe watugiriye itarikomeye, dushizemo inzira n'inyota yo kuza kumva amagambo yawe itarikomeye. Ze mu gice cyiza ariko igice cy'umwasani yanga itarikomeye, twamaganye imyuka mibi y'umwasani itsindwe mu izina ry'Umwami Kristo. Komana urwara kuza guterana n'ubwoko bwawe itarikomeye. Twe nk'abana batoya tuje imbere yawe nta kintu dushaka ivuye iwawe itarikomeye. Ndetse mwene data Bowazi ni umuntu akamanukiwe nawe akafata mikoro ukamuvugisha twakumva itarikomeye. Bayi ari uwo musuka w'amavuta, natwe amavuta naswaho natwe tugusicana natwe atugereho itarikomeye. Ndakwinjiza vuba twese dukire mu kirere kimwe cy'ijuru, we Alpha we na Omega, usumba kuri Imana nzima njye n'umunsi tubisabyemo. Amen. Amen. Nuko dusomye mu Batesalonike umurongo waho wa 16 kugeza kwa 17 haranditswe ngo haranditswe ngo mwishime iteka musenge ubutitsa. Nk'uko nyine byanditswe ngo twishime iteka, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo turi mu isi y'imibabaro, ariko abari muri Imana bahora bishimye.
not that everybody who's in God is always happy. ariko abari mu Mana bahora bishimye. But the people who is in God is always happy. Atari ukubera nta bibazo bizabaho, It's not because there's no problem. ariko iyo uri mu Mana ibyo bibazo ntabwo ujya ubibona. But when you're in God, you don't see those problems. Iyo uri mu Mana ntabwo ikibazo kize nkavuga umuntu wacu arapfuye. When you're in God and the problems come, like somebody died. Kuri twebwe mu bari muri Kristo ntabwo abapfuye ahubwo abasinziriye. That's in Christ, the person is Niyo not mpamvu dead. handitswe ngo wishime iteka, That's why it's written, be happy forever. noneho musenge ubutitsa. And pray not ending. Musenge ubutitsa bishatse kuvuga ngo Pray not musenge ending. bihoraho, Pray forever. bidashira. Not ending. Atari ukuvuga ngo urasenga buno ku cyumweru uzongere gusenga ku kindi Not cyumweru. saying you pray only on Sundays. Ubwo musenge ubudashira buri munsi, musenge buri saha, musenge. Pray every hour. Hepfo harakomeje hati It always says, ku murongo waho wa 18 verse 18, haranditswe hati mushimire Imana uko byamera kose. Amen. Mushimire Imana uko byamera kose, haba mu bibazo, haba mu byishimo, whether it's in haba problems mu or bisubizo, happiness, haba whether it's in answers. uko byamera kose mushimire Imana, kubera abadashimira Imana ni babandi baba bapfuye, ariko weho niba wabyutse ukaba uri guhumeka umwuka wazima ufite icyo washimira Imana. Iyo utaba wabonye ibyo kurya upfa kuba wabyutse ufite icyo washimira Imana. But you woken up, you have a reason to praise God. Hepfo ati The Lord says, uko byamera kose kuko abari mushimire Imana uko byamera kose, kuko ari byo ibashakaho mwebwe muri Yesu Kristo. Twebwe turi muri Yesu Kristo, twebwe tujya duhamagara ourselves as a Christian, kuko turi abakristo. followers of Christ. Dushimire Imana uko byamera kose, kuko nibyo Imana yacu dushaka. But that's what God wants from us. Hepfo ati The Lord says, nimugacubye umwuka w'Imana, nimugacubye umwuka w'Imana, nimukazimye umwuka w'Imana, nimugasuzugure ibyahanuwe, mugenzure byose byiza mubigumane, maze mwirinde icyitwa ikibi icyo ari cyo cyose. Amen. Ntimugapfubye umwuka w'Imana. Bino ni ibyanditswe, nibyo turi gusoma muri Bibiliya yera, byanditswe ngo duhore twishimye iteka do not cast the Holy Spirit of the Lord. kandi dusenga ubutitsa. Pray not ending. Kandi uko byamera kose dushime, kubera nimba wabyutse cyose ni ufite cyo gushimira Imana. For if you're waking up, you have a reason to give God thanks. Nimba uyu mwuka hatarimo umwuka muri uyu mubiri wawe waturutse mu gitaka, uri igitaka kigendera, ariko kubera umwuka ukurimo, uri icyo urimo kubera umwuka ukurimo. So uwo mwuka nimba Imana yawuguhaye ukabyuka mu gitondo, hari benshi batabibona. So we nimba wabyutse ufite byinshi byo gushimira Imana, kubera nta kiguzi watanze, hari benshi bapfuye, weho wabyutse nta kiguzi watanze, niyo mpamvu ufite impamvu That's why you have a reason. ikomeye cyane yo gushimira Imana. Ariko icyo ntabwo ari cyo dushaka kwigaho That's not the kuri reason. uyu munsi. Icyo dushaka kwigaho ni uko tuganira n'Imana yacu binyuze mu gusenga. Have a conversation with God through prayer. turasoma muri Matayo We're going to read Matthew waho wa gatandatu, chapter 6, Matayo gatandatu umurongo waho wa 7 kugeza kwa 13. Matthew chapter 6 verse bene data bafite Bibiliya badufasha kwasoma. 7. turasoma. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, umurongo Umurongo wa gatandatu yego. nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Urekera. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, mukazahiriza gusenga ubigaragaze hano ku rusengero gusa. Ubwo mu buzima bwawe bwa buri munsi gutuyemo senga, Pray. uhora usenga. Always pray. Atari ukugira ngo abantu bakurebe ko wasenze, Not just ubake so they see relationship that you n'Imana pray, yawe. build your relationship with God. Muri byose ibyo ukora ujye uzana n'Imana yawe. Mu buzima bwawe bwa buri munsi, Your everyday nukuvuga
wakagombye When you wake up, kubwira Imana yawe umunsi wawe ukuntu wagenze. Mana umunsi wanjye tell God wagenze about your day and everything that ni wowe happened. wabikoze kubera mu munsi wacu haba harimo ibitego Every day byinshi there's always something to trip on. kubera umwanzi satani ntabwo akunda kubona abera Our benshi. enemy say, and you don't always Rero want to see iyo wagowenze umunsi wose So when you went through a ukabona whole day, uvuyemo amahoro and you see that you're coming out alive, udushimira Imana Give God kubera thanks. umwanzi satani aba yaduteze ibitego because our byinshi. enemy saying has set Twese up a lot of traps bidupfira on us. tugiye mu modoka nyinshi When we eshatu go in a car like 3 ibyuma times byakozwe n'abantu with the mechanic, with the wakora impanuka benshi baba bakoze impanuka mu muhanda crash, there's a lot of people who crash. wahura n'ibibazo byinshi mu muhanda ariko wowe ugatwara ukajya ku kazi ukajya aho ariho hose to ku work, ishuri you go to school, ukabona uragarutse and mu you rugo come back home. iryo ni ishimwe rikomeye. That's niyo mpamvu muri byose ujya uganira n'Imana yawe And that's why you gotta ubibwire umunsi wawe ukuntu wagenze wishimye uko byamera kose. Urakomeza. ku murongo wa gatandatu baravuga ati wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi ujya wiharerana n'Imana yawe ntabwo bari kuvuga ngo nujya gusenga ujya muri salo ujya wihererana n'Imana yawe usenge mu cyumba ukinge ukomeze uhereko usenge so mwihereranye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Amen. Imana mbere yuko dusenga Imana ibizi ibyo dukeneye izi amakeneye yacu izi icyo ukeneye izi kuri gukura buno niyo izi kuntu future yawe uzambere uzi byabaye buno ariko ntabwo uzi ibyacu bizabera ariko Imana yo irabizi. Niyo mpamvu wowe icyo ufite ni ukubaha amategeko yayo ugasenga. Urakomeza. ku murongo wa karindwi namwe nimusenga ntimukavuge. Komeza kuwa cyenda. ku wa cyenda haravuga ati nuko musenge mutya muti data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Isengesho ntabwo Imana ntabwo yagiye ivuga ngo uzasenga isengesho rinini rizarasenga tubaho isengesho ritoya ryonyine. Data wa twese uri mu ijuru ubwami izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe munsi nk'uko biri mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twayihariye abari mu isi abayiturimo. Ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi. Ntabwo ujya guhana buri gihe gicumuye ugatukana, ntabwo ujya uhita guhana. Ni Imana y'imbabazi nk'uko twabyijeje. Ntabwo ujya ugenda ngo uratukanye Imana ihita iguhana. Ntabwo ari Imana y'umujinya, ni Imana y'imbabazi. Niyo mpamvu itajya iduhana mu bitwosha kubera natwe atari twebwe ahubwo ni umwanzi Satani. Niwe ujya udutera ibyo bibi byose, niwe ujya udutega muri iyo mitego yose n'ubwo wadutezemo. Niyo mpamvu natwe kuko atari twebwe Imana yacu icyicaye ku ntebe y'imbabazi. Icyo ufite ni ukumenya ngo ntacumuye yite kugenda ku Mana agapfukama agasaba imbabazi. Kandi ntabwo wasaba imbabazi no kuvuga Mana nsoborera, ufite kwegera ukajya mu cyumba ugasenga ukayivugisha. Turasoma tunadusimbukire muri Petero kandi umurongo waho wa 7 kugeza ku 8. Petero 5 umurongo waho wa 7 kugeza ku 8 haranditse ati iherezo rya byose ni bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha. Iherezo rya byose ni bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha. Ino ni imbura. Ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa.
Everything gutukana ni gusinda, cussing is kwangana ni ugusinda, icyo uzi ko cyose ari icyaha ibisindisha. Rero haranditswe hati mugire ubwenge mwirinde ibisindisha. Iherezo rya byose riri rugufi. Hano iherezo rya byose riri rugufi. Twese tuzi ko turi mu kinyejana cya karindwi, turi mu kona rya nyuma. Ibimenyetso byose byasohoye bigiye twarabibonye. Rero iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Kwa gusenga kuragarutsemo. Mugire nuko mubone uko mugira umwete wo gusenga. Gusenga ni ikintu gikomeye. Gusenga birukana abadayimoni. Gusenga bikuzanira imigisha. Gusenga bifite ikintu kinini bikora ku buzima bwawe nawe utazi. Niyo mpamvu nakubwira ngo ugire umwete wo kujya gusenga, ugire umwete wo kubaka relationship yawe n'Imana, kuko Imana nubwo wenda kuza utarayivugishije, utarubatse umubano wayo nayo, ubende muhamagara ngo ni inshuti yanjye kubera twabubatse relationship, twaraganiriye turavugana, twubatse relationship, twubatse umubano. Niyo mpamvu muhamagara ko ari inshuti yanjye. Nta kuntu uzahamagara Imana ngo ni inshuti yawe kandi utarigeze uyivugisha. Rero mwubake umubano wanyu n'Imana. Tuganira n'Imana binyuze mu gusenga, nibyo jambo turukwiga. Kandi twubaka n'umubano wacu n'Imana binyuze mu gusenga. Amen. Iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga, ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Amen. Ikiruta byose mukundane. Above everything, love each other. Uzi impamvu y'urukundo? Kubera Imana yacu ni urukundo. Kandi niba udakundana ntabwo uzi Imana. Niba udakundana ntabwo uzi Imana. Niba uzabona mwene so mushiki wawe umwanga ntabwo uzi Imana. Kubera ko ikiruta byose mukundana, ikiri hejuru ya byose urukundo. Impamvu Imana yacu yitanze ku musaraba kugira ngo njyewe nawe tugaragare hano, byahereye ku ijambo ryitwa urukundo. Kubera yakunze isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira umwizero wese akavuga. Nuko rero mukundane. Gusenga nibyo turi kuganira. Ntabwo gusenga bimeze nka wifi. Praying is like a connection. Kenshi twebwe turi urubyiruko tujya dukoresha amafone yacu. Urabizi uzarebe cyangwa iyo udafite wifi uri guscrolling. When you're scrolling, you don't got wifi. Udafite wifi kaba kari kugenda ngo kari kudownloading. Kora niko bimeze iyo udasenga. Niko bimeze. Ujya ugenda kubera utari gusenga, wabona n'akabazo ukakabona kakagusitaza. Ariko iyo udasenga wifi biri kugenda uri guscrolling, nta kintu kiri kuguhagarika, utari gutekereza ibindi, nta kintu kiri kuguhagarika. Niko bimeze no gusenga. Iyo udasenga ujya uhura n'ikibazo ukavuga kino ntacyo kinwa, ugeze urugendo rwawe. Iyo udasenga mwene mushiki wawe cyangwa mwene so ashobora kugusitaza, ugakomeza kugenda. Kubera iki? Baravuga nawe ntabwo ari we, ahubwo ni Satani muri we. Kubera ni Satani, ibi bidukora ni Satani bidutera. Ibyiza dukora ni Imana ibiduhereza. Rero iyo usenga ibyo bibi ntabwo bijya bigusitaza. Kubera hari bene data n'abashiki bacu bajya basitaza kubera akantu gatoya. Ariko kubera iki? Kubera utajya usenga. Ariko iyo usenga akantu niyo cyaba ari kinini kiraza ukavuga ndikomereza, kandi ukanakomeza. Kubera iki? Kubera usenga. Kubera Imana iguha izo mbaraga no kubera usenga. Kumva iyo wubatse umubano wawe n'Imana, Imana ihora iri ku ruhande rwawe. Rero niyo mpamvu na encouraging urubyiruko rwose ruri hano, musenge, muganire n'Imana yanyu, mubake umubano wanyu n'Imana yanyu.
buri munsi uko byamera kose Every day, last night, under every kubera iki circumstance. kubera iherezo rya byose riri bugufi Because the ending is ko near. muri Petero hatubwiye That's why Peter iherezo says rya byose riri bugufi the ending is near. no muri Abatesalonike yaratubwiye ishime iteka kandi musenge ubutitsa musenge ubudashira musenge bitavaho musenge bihora bihoraho ujye wiherera n'Imana yanyu muri Petero haratubwiye Peter says, ntukamere nk'abatizera ujya gusenga uze kubigaragaza hano imbere ko ujya usenga uze kubyereka inshuti yawe ko ujya usenga ko ujya bakunda usenga ahubwo ujye wihererana n'Imana yawe ubake umubano wawe n'Imana yawe build your relationship with your God. kubera mu rugendo turimo ntabwo tuzajyana mu rugendo turimo ntabwo nzajyana na Obedi ntabwo nzajyana na mama ntabwo nzajyana na papa I'm not going to win my father. nzagenda ku giti cyanjye kandi twese turi ko turasiganwa rero birasabye ngo wubake So, umubano wawe n'Imana building a relationship with your haracyari God kare before it's too late. ntukamere nka babandi batajya bahereza akantu ikintu agaciro Don't be like those who always underestimate everything kubera bagifite because they have it. kubera niko duteye niko kamere yacu imeze That's how our pride ariko is. tureke atari byo duturamo atari But don't let God be how you live. ubwo But instead, kubera dufite gusenga kubera Imana iba yaduhaye amahirwe yo gusenga God has given us a chance to dusenge tubihe agaciro igihe turacyabifite give it importance. kubera trust me ikintu iyo umaze kukibura nibwo ujya umenya agaciro cyari gifite mu buzima bwawe When you do something, rero that's when you know nitubura how important gusenga something was to you. tutarasenze nibwo tuzabona tubwo When tuzabona you don't have agaciro prayer, bifite. that's when you know how important it was in rero your life. duhereze gusenga agaciro mu gihe turacyabifite Why you still have it. kubera ejo bundi Imana ni impanuka ize gucura umugeni wayo When it comes to his fiancé, iby'isi birangiye ijoro rirangiye ntabwo gusenga kuzaba kikiri abataho barubatse umubano w'Imana nawo so whoever lives in bazasigara a hano relationship with them stay. rero musenge Pray. mwubake umubano wanyu n'Imana bigishoboka Build your relationship with God. tuzabyicuza hanyuma isi Don't yararangiye regret it when the word ends. tuzabyicuza hanyuma byose byararangiye So you don't regret it when everything is gone. bifatiranye usenge uganire Keep n'Imana it yawe praying. Have a conversation with your God. uvuge uganire n'Imana yawe uko byamera Have a kose conversation with your God in ujye uhora every wibuka circumstance. And always iherezo rya remember byose ni bugufi the ending is near. kandi urukundo nirwo ruri hejuru Love ya is byose above everything else. mukundane Love each other. musenge Pray. ubudashira Pray not ending. uko byamera kose In every circumstance. uko byamera kose In mwishime every circumstance, be happy forever. hano muri Petero kane amini kane karindwi nshaka ko mubumva neza I want you guys to iherezo rya byose riri bugufi ni uko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha mwirinde inshuti z'ibisindisha kubera ibisindisha nk'uko nababwiye ntabwo ari inzoga zazindi zo jya wumva mu muryango we Have good ibyaha influence byose around you. uko It's not always byamera about the kose alcohol that ni you drink. ibisindisha But everything that is a sin is bad influence. rero mugire ubwenge mugire umwete wo gusenga muganire n'umwami wanyu mwubake relationship n'umwami wanyu Build a relationship with your God. turi batoya We're still young. tubiharanire kubaka relationship n'Imana It's yacu making an important thing to build a relationship with kubera God. nuko nababwiye ntabwo Obedi muhamagara inshuti yanjye kubera twubatse umubano Because we build a relationship. mu gihe nataramuvugisha nk'umuntu atari namuvugisha ntabwo yamuhamagara ni inshuti You ye cannot call me a friend. rero niko n'Imana bimeze That's ntabwo what uzayihamagara is ni with inshuti God. yawe You can't kandi call utari God a friend wayivugisha if you never spoke to him. rero ujye uyisenga wubake umubano wawe n'Imana yanyu n'Imana yacu uko byamera kose In every kandi circumstance. wibuke ko iherezo rya byose riri Remember the end is murakoze near. by'umunsi Thank mwiza you.